Reze amahoro y'Imana ku buri mwebwe inshuti za Future Filime bakunzi bacu duhorana umunsi ku munsi ndabasuhuje cyane ni Rukundo Savio rero inshuti y'Imana n'abantu nk'ibisanzwe ikiganiro nitinyuka rubyiruko nkuko musanzwe mubizi nkuko mumenyereye ya reka nsuhuze abari mu mujyi wa Kigali Burasirazuba Burengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru abari hanze y'igihugu ku bihugu by'abaturanyi mwese ndabasuhuje cyane muri inshuti zacu za hafi Future Filime rero bereyeho kuganyu kubagezaho ibyiza kandi byinshi uyu munsi rero nkuko mubibona imbere y'amaso ya kamera amasura yongeye guhinduka amasura yahindutse twitabiriye ubutumire bw'umuvandimwe twaganiriye aratubwira ati ariko byaba byiza munsuye kugira ngo tubashe kuganira birengeje ku byo tuganiriye twaganiriye rero kamera idahari uyu munsi twitabiriye kugira ngo none tuganire kamera ihari tuguhaye ikaze nubwo ari watwakiye reka tuguhe ikaze natwe imbere y'amaso ya kamera imbere y'inshuti za Future Filime. Murakoze cyane kumpa ikaze ndanezerewe kandi ndishimye cyane nitwa Uwitonze Tasiana nta kirenze cyo mwabyumvishe rero no Witonze Tasiana uyu munsi noneho twifuje kugira ngo tuganire neza ku nkuru wari watangiye kutuganiriza aho bateko byaba byiza nyibwiye n'abandi bakugira ngo bayumve ubundi Tasiana ni muntu ki ubungo Tasiana ni umudamu afite abana babiri abana babiri yego kana n'umugabo n'umwe aha mwabyumvishe rero ni Tasiana ubungu Tasiana noneho tuve umuzi tuganire birambuye abakunzi bacu bafite amatsiko menshi we mwere kugira amatsiko menshi arica reka ahubwo atuganirize ku buzima bwe mu by'ukuri cyagiye tuganira twumvisha ubuzima bwawe bugoye abantu benshi dukunda kubyita ngo inzira y'umusaraba noneho tuganize birambuye ese Tasiana kugira ngo ubura buzima bugende kuri byagenze bite kugira ngo ubuzima bugende kuri wabubonye ubundi iyo wageze ku isi uhura n'ubuzima butandukanye gutandukana k'ubuzima rero ntabwo wavuga ngo bitewe n'ahantu uvukiye uhite ugira ubuzima bwiza oya ushobora kuvuka ku mubyeyi utarigeze agira ubuzima bwiza n'ubundi ubwo nawe gukura birakugora ahubwo hari igihe kigera bugahinduka wabigizemo uruhare cyangwa se umubyeyi yabigizemo uruhare niyo atabigiramo uruhare wowe wabigiramo uruhare bugahinduka yego umuntu ahita yibaza ngo Tasiana akiri umukobwa byagenze bite kugira ngo ave mu bukobwa noneho byaje kugenda gute Tasiana akiri umukobwa ako se buriya yigeze aba umukobwa uhamyara ahubwo buriya ngiye mbona Tasiana atarabaye umukobwa nkuko bibiri kuko yabaye umugore akiri umwana noneho ntabwo ugeze uba umukobwa bavuga wenda ubundi ubukobwa butangira ku myaka ubu butangira kuri ngahe kuba inkumi nyine tukagera mu nkumi mu bangavu no kuva kuri 12 kugeza kuri 17 18 bamaze kuba inkumi ubwo nyine urumva ntabwo nigeze mba inkumi kuko nimba narabaye inkumi se mfite umwana ndi umugore ubwo urumva narabaye inkumi byaje kugenda ute none ukuntu byaje kugenda rero buriya ko mpari urahabaye ndahabaye cyane na Future Filime irahabaye ku bwacu ku bw'abakunzi bayo kugira ngo noneho tumve ko ese nimba utarabaye inkumi ukava mu bwangavu uhita uba mu mama byaje kugenda ute nabaye umwana ndiga nize amashuri 6 abanza ariko maze gukora icya leta ubundi igihe cyacu nta mwana watsindwaga ngo bamushakire ishuri yiga oya yaricaraga ubwo muri uko kwicara rero nta n'umwaka washize nyine nahise nkundana natangiye gukundana mu gukundana rero nahise ngira inda yego nahise nsama inda nimba nakinnye iby'abana nimba ari ibyo kurusimbiza gusa nyine nahise nsama inda yego noneho rero
urumva ubuzima bwawe bwari butangiye gukomera. Burya iyo wagize inda mu myaka 18 uba bukomeye, uba wakiriye ibindi bintu utaruzi, udafite n'imbaraga zo kubyitwaramo ukuntu nyine ngo wumve ko ukomeye uhamye. Nuko ngira inda, gusa amahirwe naje kugira wayineye ariwe mugabo wanjye nyine yambwiye ati tugende. Ariko navuye mu rugo ifite amezi 7. Yari ikuze. Birumvikana ntabwo byaje kukorohera kugira ngo kuko wasamwe uko isakosa wari ukiri umwana, none kugira ngo umwana uhuze ubuto bwawe n'indi nshingano wari ubonye yo kurera umwana uri mu nda no kuba wakubahiriza inshingano z'urugo, byaje kugenda byari bigoye. Kumva ko buriya hari igihe najyaga nicara na papa w'abana tukabisubiramo nyine. Narabyaye maze kubyara tukicara, noneho umwana yarira nanjye nkarira, nkumva birambabaje. Nkibaza igitumye umwana wanjye arira, noneho nkakenera ko papa w'umwana amuhoza nanjye akampoza. Urumva ko ntabwo byari byoroshye, byari bigoye. Byumvikane ko ise w'umwana se yaba yari mu rugero ngana iki kugira ngo abashe kubona imbaraga zo kurera umwana na nyina. We yarakuze, kuko numva icyo gihe yarageze nko mu myaka 26. Yarakuze, niyo mpamvu rero ubwo yabashaga kubyihanganira akaturera twese. Abakunzi bacu noneho batangiye kwibaza ngo ese ko yashatse akiri umwana akundana n'umugabo we, noneho ubuzima bwaje guhinduka gute kugira ngo ubuzima bwawe twaraganiye numva kuko ari ubuzima bugoye, byaje guhinduka gute? Buriya rero ngo umuntu ahinduka nk'igicu, igicu ko gihinduka sorokuzi. Narakuze nsigaye nzi ubwenge. Narakuze nsigaye nzi ubwenge. Umuntu ahinduka nk'igicu. Twabaye nyine muri ubwo buzima bugoranye buvunanye, ariko hari aho twaje kugera gusa n'ubworoha, kuko yari amaze kugira akazi ahembwa, nari maze gukura nanjye nzi gucuruza mu isoko, ngo tugahuriza hamwe. Numva ko twe tumaze kubona indi ntera, hari ukuntu hari ibyahindutse mu buzima. Gusa nimba ari bya bindi by'abagabo, wenda nimba ari bose, mba atari bose simbizi, gusa nyemba ndeba ari bose nyine abagabo bari mu nyumve bambabarire. Ntabwo mbavugiye, ariko njye niko mbibona. Abagabo ni bose ku byiza kuri byose. Nta muntu waba mwiza byose cyangwa ngo abe mubi byose. Yego, umuhanga yaravuze ngo nta muntu mubi ubaho nta n'umwiza ubaho. Yes. Uwo ngo muremeranye, nanjye twaremeranyije. Nanjye turemeranye. Noneho kano kanya urumva muri icyo gihe mwari mwishimye, bimeze neza, biryoshye kabisa. Umwana noneho yaje gukura. Umwana yarakuze, tubyara n'undi. Ubwo urumva muri bwa buzima bwahindutse, umwe agacana undi agacaha, bwarahindutse. Ntitwagumanye wa wundi umwe, twabyaye undi. Tubyara undi, ubuzima burakomeza. Ibintu birahinduka. Twabaga mu ikode, turubaka. Turubaka rwose, ibintu bigenda neza. Ariko ni kwa kundi nyine umuntu ahinduka, ashobora kuba narahindutse cyangwa nawe agahinduka, ntawamenya. Ubwo hakazamo kudahuza, ariho havuyemo nyine izi ngaruka zose zo kuba ntari kumwe nawe. Yego. Ubu noneho ntabwo muri kumwe? Ntabwo turi kumwe. Ubwo nimba twinjiye mu kiganiro neza noneho, none se nimba mutari kumwe ubu ngubu, ni igihe ntakaye katumye rwa rukundo rwanyu mwatangiranye muri batoya rusa nkaho rurangiye? Ubwo nyine kuko ntukambaze gusa umenye ko tutari kumwe. Ntabwo muri kumwe. Ariko buriya hari ikintu wenda kimwe yaba yaragukoreye ko gati kikahita kikubabaza, ukavuga ati reka mfate umwanzuro wo kuba ndi njyenyine. Ako kantu buriya ni muri gahunda ya tinyuka rubyiruko. Hari urungano
aho wari uri muri iyi minsi nabo bari gushukwa nk'uko wenda sinzi nimba bo barashutswe ariko ushobora kuba barashutswe n'urukundo n'ubundi nta wabitindaho ariko hari urubyiruko rwinshi rurimo rurashukwa noneho akamubeshya ati turabanye undi mu kandi kanya ati sinkukeneye genda ako kantu kakubayeho nake kugira ngo byibura n'urundi rubyiruko ruri kutwumva avuga ati koko iki kintu sheri wanjye nanjye akunda kukimbwira okay, ni ukuvuga ngo buriya akantu kambayeho urumva nari umwana ariko yari akuze kuko bikose yandushaga ubwenge cyane noneho nuvuga ngo ubundi umugabo wese ahagiye ararambagiza ashaka kuba yarasangaga wenda aya ni bose urumva ashaka kuba yarazaga agasanga wenda sindakaraba abana bararira akabona hari ibintu bitarimo bigenda neza akabona arabangamiwe ubwo wenda nawe muri kwakuza agasanga bya bintu bitameze neza akavuga nabi akumva nyine amarangamutima yaranze yo kwihangana ugasanga azanye umwuka mubi bigatuma nyine yigumura ukuntu ibibazo bikagenda biza gutyo reka mbwira abadukurikiye yuko bagomba gutera comment kuri kano kanavuze abagabo bose ngaho bari bararambagiza ese nibyo koko abagabo aho turi hose turarambagiza ako kantu rwose muzagatereho comment kandi nanone akandi kantu nshaka ko tuzasangizanya ku magambo ku makuru ese koko iyo umugabo asanze umugore ari mu rugo akiri mu kazi umwana atarakaraba undi ari kurira ni ngombwa kugira ngo ahita azana undi mwuka mubi cyangwa barunganirana nk'uko bashakanye bakundana kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza mu rugo hari abantu ntabwo bakira ibintu kimwe hari uwaza akavuga ati umugore wanjye yavunitse sanze n'undi akiri mu kazi reka mufashe ariko hari n'uwaza akavuga ati ariko se wiri gukora iki ibi ni ibiko bitagenze gutya kandi wenda nawe ntabwo wicaye mu by'ukuri ugasanga nyine amakosa abaye yawe kandi ntabwo ugeze ubyirengagiza ko urwo rugo ari urwawe kubyumva kuba hari akantu ndi gushaka wenda kuba nabazaho gatoya ese kuba yarasangaga utoze nicyo kintu mu by'ukuri ntabwo bigikwiye yuko tukiri kumwe waba ugiye kumenesha ibanga nawe sigaho kuvuga ngo wenda umbabare si ukwiga mu buzima cyane ariko akenshi iyo umuntu sinzi nimba ugize isoni kubera ko turi imbere y'itangazamakuru ariko ubuzima kari akantu uri guhisha niko kantu buriya ntakubeshye niko kantu katumye dufata intambwe kuko ati se waza gusa noneho turi kumwe n'itangazamakuru kugira ngo kiriya kintu kari akantu utari kumbwira buriya urubyiruko rwinshi ntakubeshye kandi nawe urarubona aho muri karitsiye dutuyemo naho urabona niyo ugiye ku kigo nderabuzima akenshi na kenshi usangamo urubyiruko rwabyariye iwabo ku nda zitateganyijwe kandi noneho ugasanga kari akantu akenshi na kenshi buriya ushobora kugapfundura abantu benshi tuzahura bagahita bati ntakubeshye uriya muntu ni imamu ya Mungu nicyo kintu yatubwiye nkumva buri wese ari gukomaho n'ubundi ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu agushaka bitewe n'ikibazo cyabayeho akavuga ati uriya muntu namuteye inda ntabwo nabishakaga sine nabiteguye sinabe nakundaga ubwo nyine ugiye kunyinjiza ako kantu rwose reka tuganire tugakureyo yego ako kantu ni sawa kuko abantu nibyo ndi kukubwira urubyiruko rwinshi ni ukuri akenshi rurimo rurangirika kandi rukangirizwa n'abantu bakuze buriya akenshi wenda mu rubyiruko tunge nahuye nago nta muntu wigeze anganiza mbwira ngo ni umusore wo kwa runaka wanteye inda ahubwo ati ni umugabo wa runaka wagize iki wanteye inda noneho akavuga ati uko biri kose nintamushaka baramfunga cyangwa se biraba bibi reka noneho mwereke ko namushatse
ni muri ubwo buryo njye niko mbibona, ubwo sinzi nimba wari ko biri simbiza, ariko njye niko nabibonye. Noneho ubwo njye nkumva ko byanze bikunze ya myaka nyivuyemo, ubwo urumva nimba nangejeje 22 cyangwa se 3, numvaga ko ngiye kubaka urugo. Ariko we ashaka ko yaravugaga ati wenda bya bindi natinya guko biri kose byarenze ntago bikimbayeho, ahubwo reka ndebe uburyo wenda simbizi, ubwo nyine ngiye nkurikiza ibyagiye bibaho, kandi uburyo wenda ashobora kuba yamvira mu rugo, birashoboka kuko n'inshuro nyinshi twashwanaga numva sinshaka kujya mu rugo, kuko ntabwo nigeze nifuza gusubira mu rugo. Oya, ntabwo nigeze mbyifuza, ahubwo nkagerageza ibishoboka byose ngo ndebe ko mu rugo rwacu hari icyahinduka, ariko simbi mubonemo. Oya, nabyo namubonagamo. Ubwo rero ashobora kuba we yarashyiragamo imbaraga kugira ngo ndabone ko nsimbuye. Oya, ndamwihurira pe, ndihangana imyaka myinshi cyane, ari nayo mpamvu umwana w'umukobwa izi saha ntago namwifuriza guhubuka. Yego. Oya, ushobora no kugira iyo nda nyine nk'uko bigomba kuba cyangwa se byambayeho, ariko ukicara iwanyu ukamubyara ukamenya ubwenge. Se nk'uwayimuteye mubatse rero mu by'ukuri niguteye nkukunze kandi numva nshaka ko tugomba kubana. Uwo muntu wamugiriye inama avuga ati wigumire mu rugo bitakubaho nk'ibyambayeho, cyangwa avuga ati mugane? Oya, ubundi ukwiye kubanza ugashishoza. Ubundi muntu umbwiye ko yayinteye tubanye gute, ese mfata gute, giye mufata gute, ese hagati yanjye nawe harimo uwuhe mwanya? Naho ubundi se no kuvuga ngo bibaye ngombwa wagutenda akagutwara, hari n'igihe mba ndeba igihe kizaza nta muntu uzubaka. Kubera iki? Oya, ubu ngubu hari ibintu mbona kandi ngiraho n'ikibazo. Ndi imbere y'itangazamakuru, ntabwo ari na ngombwa kubivuga byose. No kuvuga ngo itangazamakuru n'ubundi ribereho kugira ngo ka gahinda dufite iwacu mu rugo, cya kibazo twagiranye n'umuvandimwe, hari abantu benshi bari kugenda biza bigaruka, ariko iyo umuntu akivuze buriya n'urubyiruko, kuko akenshi na kenshi iri tangazamakuru turi gukoreraho rikunda kurebwa n'urubyiruko, aravuga ati ntazagwa nkaho runaka yaguye. Ubwo rero iyo bibaye ngombwa tukabibabwira bakabyumva bakanabimenya, akenshi na kenshi ruriya rubyiruko hari aho rujya gusandara rukahita rwisama, rukahita rugaruka, kugira ngo bitewe n'uburyo babyumvishije mu matwi. Byaba byiza rero tubabwiye kugira ngo batazagwa, kuko niyo mpamvu twakise tinyuka rubyiruko. Ikibazo dufite muri iyi minsi rero, ujye kubona ukabona umwana w'imyaka nk'iyo nari mfite icyo gihe 18, 17, ari kumwe n'umugabo wubatse urugo. Ntabwo ari byiza. Umwana adatekereje ati si umugabo ko yubatse urugo azamarira iki, azangeza kuki, ese aranyifuriza icyiza cyangwa ni ikibi, arimo arangiza hazaza hanjye. Ibyo bintu nabashije kubitekereza, ntabwo ibyambayeho byamubaho, kuko nanjye narabirebaga ko akuze kunduta, ariko simbehe agaciro nkumva ko namukunze, bya bindi by'ubwana. Umuntu yakibaza ngo ese wowe umugabo wawe yari yubatse cyangwa yarakiri umusore, ariko umusore ukuze? Uravuze ngo muri iyi minsi, kandi kuko niko bimeze, abakobwa batoya abangavu akenshi bari kwibasira abagabo bafite ingo zabo, bafite n'abana bangana. Yego, turabibona cyane rero muri industry tubamo. Ubu ngubu iki kibazo ntakibaza, ese wowe ushutswe n'umuntu wubatse cyangwa yari umusore utaragira igitekerezo cyo kuba yarongora, akavuga ati reka ngiye nifatire uriya mwana w'umukobwa mwirerere, ariko buriya yari afite intego ufiteho? Kuba yari yubatse byo simbizi, uko biri kose ntabwo yigeze yubaka, ariko yari afite umwana, ariko uko biri kose yarandutaga. Yarandutaga cyane. Wenda hari akantu nshaka gukomozaho, yarakwitaga,
umuntu yakibaza ngo ese wa mwana mwabyaranye kiragiye abageje mu gihe kinga mu ruhe rugero? Umwana agira ngo ntageze mu rugero nk'urwo nari ndimo. Ntarakuze cyane. Hari uwo twahuye muri ino minsi turaganira tubwira ngo afite mama akunda ariko murasa pe murasa kuko hari akantu yansigiye k'ubutumwa nshaka kugira ngo nze kukumvishaho gato umbwire koko nimba ari wowe yawe yaragutuye. Uyu mwana rero yarambwiye ngo nuganiza mama uzambabarire umuturiye indirimbo. Ase iki kinangara kukizi? Ndakizi. Irijwe uraryumvise? Irijwe naryumvise. Ya rero nkuko mukomeza gukurikirana na ibiganiro bica kuri Future Film, uyu ni mama Sapna, ndagira ngo mwamwumvishije acyumva ikinanga cy'umwana we. Hari ukuntu amaso mu maso ngiye iminsi mbibona ahise ahinduka, ariko iyi ndirimbo umukobwa yarayimutuye kubera ko amukunda kandi azi ubuzima bwose baciyemo, uburyo ki yamwakiriye akiri mutoya akamurera mu by'ukuri akamwitaho akiri muto, kandi nawe ari muto aho ati mama ndagukunda, mama wanyitayeho, mama wankoreye buri kimwe cyose, mu by'ukuri aho wari ukiri muto nanjye ndi mu nda yawe ntiwifuje kuba wankuramo nk'abandi bose uko babyifuza. Mama sinzi uko nakwitura, reka nkuririmbire iyi ndirimbo igukore ku mutima. Iyi ndirimbo rero uyu mwana w'umukobwa yayimutuye mu by'ukuri koko hari intego afitiye mama we, kandi mu by'ukuri urukundo rwe ni ntakemwa nk'uko mubibona pe. Reka duhe umwanya mama nawe agira icyo abwira umukobwa we kuri iyi ndirimbo. Muranyihanganira nyine. Hari igihe umuntu yishima bikamurenga, gusa umwana wanjye ndamukunda, nawe arabizi ko mukunda, nawe aragukunda. none iyo bigeze aho ngaho rero biba ari akarusho. Mpita numva ntazi ukuntu mbaye, nkavuga nuko biri kose ntabwo naruhiye ubusa. Uko biri kose umwana wanjye aranzirikana, arankunda, ndamukunda, bigatuma agira icyizere cy'uko n'ahazaza hacu hari muyubaka. Mu kanya wari umaze kutubwira ngo yageze kuri rwa rugero rwaho nawe wamusamiye. Iyo mwicaye na Sapna muba muri kuganira uduki? Twicaye na Sapna tuba tuganira utuntu twinshi, ariko mubwira ko naramubyaye, mubyara mbabaye, ndamurera mbabaye, ariko agomba kwirinda ko ibyambayeho bitazamubaho. Ikindi cya kabiri byanamubaho ntabigire ngo abihisha bimpishe. Wayazaza ambwira ati mama nagize ikibazo, byangendekeye gutya, meze gutya, atazagira akantu ko kumpisha kuko namisha nzababara. Ahubwo azahambuke abohokanye yibwirire, tubiganireho nk'ikibazo cyanjye nawe, kugira ngo mbashe kumufasha, aho kugira ngo ahure n'ibikomere nk'ibyo mfite. Oya, namuba hafi kuko nzi ko nanjye byambayeho, ntago naremereza ibintu ngo mubwire nabi, icyo gihe naba ngiye kumukomeretsa. Ni ukuvuga ngo rero ngomba kumubwira ko sinamubwira ngo azabikoreho, agomba kubyirinda, ariko nanone bimubayeho ntabwo ngomba kumuba hafi nkamuganiriza. Muri iyi minsi akenshi na kenshi ababyeyi batabashije kuba baragize amahirwe kuba barangiza amasomo, hari tujya tubibona cyane nko ku bakobwa, ugasanga umubyeyi arimo arabwira umwana we ati njye ko ntiza sinakureze. Ubu wowe kuri gahunda ya Sapna intego mufite ni iyihe? Intego mfite kuri Sapna ntabwo nize amahirwe sinayagize, ariko intego mfite kuri Sapna ndetse n'undi wese numva nawe mfiteho uburenganzira agomba kwiga, akiga akarangiza, kugira ngo azabone uburyo, kuko nimba mbayeho mutunze mbabaye ntabwo nshaka ko azababara nk'uko nababaye. Oya, ndashaka we azagira aho yigeza
biturutse mu kwiga. Umuntu yahita yibaza noneho Sapna afite impano yo kuririmba. Ukimara kumva ko afite impano yo kuririmba, wowe ubwawe wabyakiye bite nk'umubyeyi, wahise umugiraho iyihe gahunda? Ubundi gahunda namugeraho yose ntabwo yaba ari mbi, naba nifuza ibyiza, ariko nanone byaterwa n'amahitamo ye. Nanone nkumva aramutse nyine akomeje akaririmba gutyo byaba ari byiza, byanezeza, ariko akaririmba ari uko no kwiga bisoje, kuko uramutse wize ukabisoza ufite uburenganzira bwo guhitamo n'ibindi ukabikora nta kibazo, ariko nyine akomeje akaririmba naba numva ari byiza cyane. Ari umubyeyi mwiza cyane. Murakoze. Reka nongere rero nkomeze mbifurize kugubwa neza kuri mwebwe mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Uyu ni mama Sapna, wa mukobwa mwabonye ubushize abaririmbira atura indirimbo umubyeyi we. Aka kanya rero ubutumwa yari yadutumye ngo tushyikirize umubyeyi we n'uyu munsi n'uyu munsi kabaye kandi inkoko niyo ngoma. Uriya hari indirimbo y'umuhanzi uvuga ngo umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abamutumye. Yego, ntabwo twanenga mu ijambo rero, kandi mu by'ukuri intego ya Sapna no gushimira mama uburyo ki yamukunze, uburyo ki yamwitayeho, uburyo ki akomeza kumwitaho, uburyo ki azanakomeza no kumukurikirana. Mama we nawe rero ubutumwa ati mwana wanjye ndagukunda kandi nzakomeza nkukunde, nzagushyigikira buri kimwe cyose, intego yawe nzayiha agaciro, kandi icyo nkwifuriza umurage, iga kugira ngo impano yawe uzayikora uyizi neza, ikurimo ukora ibyo wize. Hari abantu benshi bakora ibintu batize, ariko iyo nk'uko ubivuze, iyo umuntu akora ibyo yize abasha kubikontorora no kubikurikirana. Ni ukuri urakoze cyane. Aka kanya twakwibaza ngo ni iyihe nama noneho ugiye kugira urubyiruko na Sapna rimwe? Mvuze Sapna, mvuze urubyiruko, ni abana bangana n'uwanjye, ni abari hasi ye. Inama nabagira rero izi saha, umwana wese wumva ko ari umwana niyumvire, kandi ikindi yige, mu bushobozi afite yige bikunze, kandi yirebere, amenye ese ibintu ndimo ni ibiki, intego mfite yihe intego. Muri make ni ukwiha intego, kubera ko ahantu turimo tujya ntabwo ari heza, ariko nanone ni heza ku wafashe umwanya akabiha agaciro, ni heza. Abana bige, birinde ibibashuka, kuko umuntu agushuka atagushakira heza, aba ashaka habi cyane. Murakoze cyane rero, reka